Kuki bikunze kugaragara cyane ko abantu bahangayikanye by'umwihariko ibyamamare aribo batandukana bashwanye cyane? Ese biterwa n'iki? Reba nawe ejo bundi umuhanzi The Ben aherutse gukora ubukwe, Meddy babyirukanye kuva kera ntiyaboneka. Bikavugwa cyane n'abantu ko aba bombi bafitanye amakimbirane, cyane ko bakunze kuvuga ko ibirori by'ubukwe bwa The Ben byarushije iby'ubwa Meddy, akaba aricyo cyamuteye kutitabira n'ibindi. Ni nyuma y'imyaka 6 yari ishize aba bombi barebana ayingwe, ni Diamond Platnumz ndetse na Harmonize Wongeye. Naseb Juma Isaac uzwi nka Diamond Platnumz ndetse na Rajab Abdul Kahali uzwi nka Harmonize Wongeye. Aba bombi ni abasore bakorera umuziki hariya muri Tanzania. Diamond ni umuhanzi ukunzwe cyane muri Tanzania na East Africa. Mu mwaka wa 2015 yatangiranye icyumba gitunganya indirimbo kizwi nka studio ya Wasafi Records. Kugeza na n'ubu niwe nyiri Wasafi Records. Icyo gihe kandi muri 2015 yahuye na Harmonize. Ubwo Harmonize yari ku rubyiniro stage ari kuririmba, maze bagakemura amaka cyangwa se abajaji bakamuca intege. Aho rero niho Diamond we yaboneye ko ashoboye, maze amubwira ko azamufasha akazamura impano yo kuririmba. Diamond yaje kujyana Harmonize muri studio ya Wasafi abereye nyirayo. Harmonize akora indirimbo nyinshi. Harmonize yakoze indirimbo bita Never Give Up muri 2017, bisobanuye ngo ntuzigere ucika intege. Iyi ndirimbo kandi yayitiriye n'iri zina kubera ko ajya gutangira kuririmba hari abamucaga intege. Hagati muri iyi ndirimbo hari naho yavuze ngo binadamu hana wema, bisobanuye ngo abantu ntago ari beza. Yabivuze kubera ko yagiye ku rubyiniriro bakamuca intege atararirimba. Rero bijya bibaho kugerageza gutera intambwe, gusa abantu bakakwereka ko ntacyo ushoboye. Ntukitinye, gerageza urashoboye. Uyu mugabo Harmonize urugendo rwe ntirwaje kumworohera. Ni nyuma yuko Diamond amukuye ku karubanda asa n'uwigunze mu mwaka wa 2015. Harmonize yinjiye muri studio Diamond yakoreraga yitwa Wasafi Records, n'ubu ngubu akiyobora nuko batangirana gukorana. Gusa bidati.com ni nyuma yuko Harmonize afashe umwanzuro wo kuva muri Wasafi Records. Ndetse Harmonize iyi Wasafi Records ya Diamond yari yaragiranye amasezerano y'imyaka 15 nayo. Gusa imyaka 4 gusa niyo Harmonize yarayimazemo kubera kwikunda cyane kwa Diamond, ndetse no kuba nta muhanzi umukorera wagakwiye kugira indirimbo nziza ngo abore kuyimenya. Ibi kandi byatumye Harmonize ari amashiringi miliyoni 500 kubera gusesa amasezerano. Bivuze ko yayivuyemo igihe kitarangiye. Mu masezerano y'imyaka 15 bagiranye yayimazemo imyaka 4. Ibyo byitwa gusesa amasezerano. Umuhanzi wo muri Tanzania Alikiba nawe yagiranye urwango rukomeye nawe, aho Diamond yagiye agerageza gusenya ibikorwa bye kugira ngo atazamurusha izina ndetse no gukurikiranwa mu myidagaduro. Perezida John Pombe Magufuli watabarutse muri Mata 2021, mbere yuko agenda yabanje guhuza bano basore uko ari 3, gusa n'ubundi bakomeje kurebana y'ingwe. Aba bombi uko ari 2, Harmonize na Diamond, uguhangana kwariyongereye amanywa na nijoro ntawaryamaga kugira ngo ibihangano by'umwe bikureho iby'undi. Ihangana kandi byatangiye muri 2019 aho Harmonize avuye muri Wasafi Records kugeza muri 2022. Byamaze imyaka 3 birumvikana, gusa Alikiba yavuze ko we atashobora ihangana. We akora ibihangano bye kugira ngo ashimishe abakunzi be. Diamond ni umwere guteye ubwoba. Kuri ubu afite agera kuri biliyari 1 na miliyari 200 z'amadolari. Aya arasaga agera kuri tiriyari 1 na miliyari 200 na miliyoni 9,600 y'amanyarwanda. Imodoka 7 zihenze, indege ye atemberamo, private jet n'ibindi. Harmonize kandi ntiyaje gucika intege agitandukana na Wasafi Records. Yashinze itsinda bita Gang Music akomeza urugendo. Icyatumye kandi atandukana na Wasafi kindi nuko yajyaga ituma abafana be n'abandi bamukunda batabona ibihangano bye kubera ko ibyinshi yarabyamburwaga. Muri uyu mwaka wa 2024 abatanzania bakurikirana aba basore by'umwihariko abafana babo bishimiye iherezo ry'inzigo ry'aba basore Diamond na Harmonize. Ni mu ijoro ryo kuwa 2 tariki 12 z'ukwezi kwa 3 2024 nibwo Perezida weguriwe intebe SAMIA Suluhu nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida wa Tanzania Magufuli yahurije hamwe aba bahanzi babiri b'ibihanganye mu muziki wa Tanzania, Harmonize na Diamond Platnumz, wigeze kuba umukoresha we ubwo yatangiraga muzika.
Ku wa 12 z'ukwezi kwa gatatu kandi aba bahanzi bombi nibwo bongeye guhura mu birori bidasanzwe bya iftar byateguwe na Perezida SAMIA Suluhu wanahoze ari Vice Perezida w'iki gihugu cya Tanzania kuva muri 2015 kugeza muri 2021. Bikaba byari byabereye mu mujyi wa Dar es Salaam. Yahise inkuru ikomeye kuko byashimishije benshi mu bakunzi baba bahanzi nyuma yo kubona bwa mbere nyuma y'imyaka igera kuri 6 aba bahanzi bongeye guhura bagasuhuzanya bakanaganira, dore ko ubundi aho umwe yanyuraga undi yacishaga umuriro. Mu mwaka wa 2019 nibwo Harmonize yatandukanye na Wasafi Records, by'umwihariko anashwana na Diamond Platnumz. Aha nubwo Diamond ariwe wagize uruhare rukomeye mu rugendo rwa muzika, ku rundi ruhande ubugome yamukoreraga bwamumereraga nk'ihori mujombye mu rubavu rwe, bityo bigatuma arushaho gukorana umurava n'imbaraga, byatumye agera kure birushijeho mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi byose kandi byaterwaga nuko bamuriraga mu mibare, aho nta nyungu yaboneraga muri label ya Diamond Platnumz, kuko ibyo Harmonize yakoraga byose bafataga 60% yayo yinjije, we bakamuha 40%. Ayo 40% kandi bakanongera bakamukoreramo indirimbo agasigarana munsi ya 15%. Aha birumvikana ko inyungu itari ishobotse. Mu butumwa bwuje ibyishimo uyu muhanzi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Harmonize yavuze ko ibyari iby'agaciro kongera guhuza na Diamond Platnumz wamubereye ikiraro cyatumye abikimenya bose mu muziki nyafurika. Mu magambo ya Harmonize yagize ati, byari by'agaciro kongera guhura nawe muvandi, twaganiriye byinshi ndetse twungurana n'ibitekerezo. Nizeye ko tuzongera tugahura tukaganira ku by'iterambere ryacu hamwe muri rusange. Aba bombi Diamond na Harmonize bongeye guhura mu ijoro ryo kuwa kabiri nyuma y'imyaka igera kuri 6 batavuga rumwe, ubwo bombi bari batumiwe mu birori bikomeye bya iftar byateguwe na Perezida SAMIA Suluhu wa Tanzania. Harmonize inshuro nyinshi akunze kuvuga ko we na Diamond bakwiye gushyira hasi batanya, bakibagiza hahise bagafatanya urugendo rushya rwo gukorera hamwe mu buryo bwo gukomeza guteza imbere muzika ya Tanzania. Gusa Diamond we nta kintu bitangazaho. Niba wifuza inkuru nk'izi ziba zateguwe na new updates zitazajya zigucika, jya hasi ukande subscribe no kunzogera, ndetse niba wakunze iyi nkuru ukande no kuri like, unajye muri comment utubwire uko uyu mubano w'aba bombi ubona ugiye kugenda. Mwari kumwe nanjye Bertrand, nawe ubutaha.